Urakoze bwana Munyampeta kuba wongeye kuza hano ku Ikondera Info waramutseho. Mwaramutse yanyensi. Turagira ngo tuvuge kuri iki kibazo kirimo kuvugwa hirya hino ari mu Rwanda ari hanze kijyanye n'amatora y'umukuru w'igihugu azaba mu mwaka wa 2017. Mu Rwanda bakaba batangiye kwitegura ariko cyane bigaragara ko ari uko abaturage benshi bishimiye Perezida Kagame bakaba bifuza ko ari we wakongera kubayobora. Nyamara ariko abandi bakavuga ko hari itegeko ribimubuza ko bavugendera ku tegeko nshinga ingingo yaryo y'ijana na rimwe ivuga ngo Perezida wa Repubulika atorerwa manda y'imyaka 7 ashobora kongera gutorwa inshuro imwe. Nta na rimwe umuntu yemererwa gutorerwa manda zirenze 2 ku mwanya wa Perezida wa Repubulika. Mwebwe mwishyaka PDP Imanzi murabivuga hiki? Urakoze kumbaza ikibazo. Nzi neza ko ari ikibazo uko kigezweho muri iki gihe abantu bose bibaza kimaze n'iminsi. Ndagira mumaze nkosora akantu gato cyane mu bintu maze kuvuga. Nuko avuze ngo abanyarwanda mu Rwanda bose bavuga ko bishimiye Perezida Kagame ko bifuza kongera gutorwa. Mu banyarwanda rero natwe turimo. Mu banyarwanda abana barwigara barimo. Mu banyarwanda Mushayida arimo. Mu banyarwanda Ingabire Victoire arimo. Abandi bose bafungiye mu magereza barimo. Ntago abantu bose bifuza ko Kagame ayobora, ntago abantu bose bifuza ko Kagame yongera kwiyamaza, ahubwo batabyifuza ntibafite aho bavugira. Abavuga rero nabo ngira ngo mwabonye ibyo basigaye biri bavuga ku mateleviziyo y'u Rwanda mu binyamakuru. Abenshi turabizi ko mu Rwanda ari abantu bashaka bya bita ngo n'umugati wabo. Yibona umuntu nka Evode Nizeyimana ahaguruka nyuma y'umwaka umwe avuye muri Canada ati ntawe n'umuntu uyobora u Rwanda ni Kagame wenyine. Nuko tuzi neza icyo ashaka. Iyo ubona bamakuza ugiye ejo bundi yongera akavuga ati uzasimbura Kagame ntaravuka, icyo ashaka turakizi. Icyo umuntu yamubaza ni kimwe cyangwa yabaza Nizeyimana wanguwo nuko ati ese Kagame niba yarakoze neza koko. Hashize imyaka 20 ayobora igihugu. Ndavuga 20 kuko na mbere yaho niwe yakiyuraga. Tuzi neza ko Perezida Bizimungu yari agakingirizo, Kagame nawe minisitiri w'ingabo, ari vice perezida, ari yobora igihugu. Icyo gihe rero giye tuvuga ko amazi imyaka 20 ayobora aho gugiye kuba 21. Niba Kagame yarabewe neza tuvugiye ko ari byo. Niba yarabewe neza bishoboka bite ko yamara imyaka 20 atarategura umusimburo. Bishoboka bite ko FPR ayobora gitwa kari ishyaka rikomeye ryamara imyaka 21 riyobora igihugu ritarabona umuntu numwe usimbura Kagame. Ibyo rero biramutse bagenza gutyo byaba ari ikibazo giteye inkeke ku banyarwanda no ku Rwanda rwose. None se ko Kagame atari Imana ubaramutse agize ibyaga akagwa muri accident nonaha aheramutse asita yagapfa aramutse arwaye umutima nk'abandi k'imyaka agejejeho bishoboka si gitangaza. Mu Rwanda se Esperance de Vinganiki abantu bageza ku myaka nk'iyo Kagame afite ni bangahe? Nuko ko ashobora gupfa mu Rwanda anytime yishwe n'impamvu isanzwe yose. Tuvuze ko yewe neza aramutse apfuye ubu ngubu se u Rwanda rwasibangana. None se Kagame mbere yuko abaho u Rwanda ntirwabayeho? Ndagira mbwira abanyarwanda yuko na nyuma ya Kagame u Rwanda ruzabaho, na nyuma ya Kagame abanyarwanda bazabaho. Rero mu Rwanda abandi banyarwanda bafite ubushobozi bwo kuyobora igihugu batari Kagame. Tugaruke kuri iyo manda umaze kumbaza. Uravuga uti article 111 ijana rimwe nako mbare ivuga ko umukuru w'igihugu yamaze atorwa inshuro ebyiri manda y'imyaka 7 kandi akaba ashobora kongera gutorwa bwa kabiri ariko ntashobora kurenza inshuro ebyiri. Nibyo ashobora kurenza inshuro 2 ku mwanya wa Perezida wa Repubulika. Ntashobora kurenza inshuro 2 mu Perezida wa Repubulika. Iyo tegeko nshinga rero rirasobanutse bihagije. Hari bajya bavuga ngo ashobora ngo gushyiraho umuntu w'agakingirizo nk'uko Bizimungu yari ameze ngakazagaruka nyuma yaho. Mu Rwanda ntibishoboka. Ntago amateka byemera. Ni inshuro imwe yonyine. Ni kimwe no muri Amerika ntago ushobora gutorerwa kwa Perezida wa Repubulika inshuro zirenze 2. Ntibishoboka. Muti itegeko nshinga rishobora guhinduka nk'uko amazi iminsi babivuga. Birashoboka si gitangaza. Impamvu zituma iryo tegeko nshinga rihinduka turazizi. Nuko Perezida wa Repubulika bisaba cyangwa se abadepite bakabisaba bitewe na 2/3 byabo bakabisaba. Byamara kwemezwa kubona kujya mu baturage iyo uko guhindura constitution bisaba biganisha mu guhindura manda ya Perezida wa Repubulika. Biramutse bibaye rero bisaba ko abanyarwanda ubwabo babyemera. Ariko se u Rwanda turawuzi twese, abanyarwanda mu Rwanda ntibavuga icyo bashaka, amatora yo mu Rwanda turayazi, niyo referendum bavuga iramutse inabaye ntago icyavamo cyatwemeza ko ariko abanyarwanda bifuza nuko bategetse kubyemera. Tuzi amatora yabanjije azaba icyo gihe
yaba ayo mu 2003 yaba ayo mu 2010 uko byagenze turakuzi muzabaze musaza twagira ngo yagiyemo azi uko byamugendekeye none se mu gihugu nk'icyo umuntu atinyagambura mugira ngo amatora abeho gute ariko rero hari igihe abantu benshi bavuga ko Kagame ashaka kudakurikiza itegeko nshinga kandi nyamara iyi ngingo y'193 reka mbe nyigusomera yumve iragira iti ububasha bwo gutangiza ivugurura ry'itegeko nshinga bufitwe na Perezida wa Repubulika bimaze kwemezwa n'inama y'abaminisitiri bufitwe kandi na buri mutwe w'inteko ishinga amategeko binyuze mu itora ku bwiganze bwa 2/3 by'amajwi y'abawugize ivugururwa ryemezwa ritowe ku bwiganze bwa 3/4 by'amajwi y'abagize buri mutwe w'inteko ariko iyo iryo vugururwa ryerekeye manda ya Perezida wa Repubulika ubutegetsi bwa demokarasi ishingiye ku bitekerezo binyuranye cyangwa ku bwoko bw'ubutegetsi buteganyijwe n'iri tegeko nshinga cyane cyane ku butegetsi bwa leta bushingiye kuri Repubulika n'ubusugire bw'igihugu rigomba kwemezwa na referandumu rimaze gutorwa na buri mutwe w'inteko ishinga amategeko nta mushinga w'ivugururwa ry'iyi ngingo ushobora kwakirwa icyo navugaga nuko iyi ngingo itangizwa nuko Perezida wa Repubulika abifitiye ububasha Perezida wa Repubulika afite umaze kwivuga neza cyane Perezida wa Repubulika afite ububasha bwo gutangiza ivugururwa ry'itegeko nshinga ry'iriya ngingo y'ijana rimwe ariko ntago afite ububasha bwo kurangiza ndumva umaze gusoma neza ko abafite ububasha bwo kurangiza n'abanyarwanda b'abanyarwanda bafite uburenganzira muri referendum kuvuga turabyemeye cyane tubyemeye naho abadepite avuga izo nteko zombi no kuvuga Sena na Parlement zigomba kubyemera zombi zikabitorera kuri 3/4 kugira ngo bishobore kugera mu baturage igihe imwe muri izo nteko yanze kubitora cyangwa se batabitoye kuri 3/4 ntago bishobora kugera mu baturage tuvuge ko bitowe na 3/4 bikagera mu baturage kugira abaturage bavuge muri referendum ikibazo ni kimwe ntago referendum cyangwa na itakamaramaga ntago washyiraho kamaramaka mu gihugu umuntu atavuga cyitekereza ntago washyiraho kamaramaka mu gihugu umuntu atisanzuyemo ntago washyiraho kamaramaka ahantu umuntu n'amashyaka avuga ko atavugira ategamiye kuri leta adafite uburenganzira bwo kugishora kwiyamaza mu giturage none se abaturage bagiye muri iyo kamarampaka bakavuga oya bavuga oya guteze kandi tuzi neza ko dufata urugero mu 2003 gifite abantu benshi cyane tuziranye mu Rwanda bambwiye ati twaraye dutera ibikumwe intoki zirashya amatora ninjoro abo bose batari bamaze kugenda bashize mu masanduka amatora amakarita yose barajugunya ibindi basigaye batera ibikumwe batora Kagame no ibyo ni byerekana yuko n'abanyarwanda bashaka kwivuga bati turabyamye ariko muri iryo joro bakarara batera ibikumwe abandi bavuga bati turabyemeye urumva rero ntago turwanya ko iteko nshinga rishobora guhinduka icyo turwanya nuko iteko nshinga rihinduka muri izi condition turimo urumva izo iteko nshinga rihinduka mu gihe abanyarwanda bashaka kwisobanura badashaka kuvuga icyo batekereza ni hajyaho ubushobozi bagatanga uburenganzira ku mashyaka akora bagatanga uburenganzira yuko abasenateri cyangwa abadepite bavuga uburenganzira bwabo bashobora kuvuga ijwi ntibarizire bagatanga uburenganzira k'amashyaka ari hanze ashaka kujya mu Rwanda abikora bagatanga uburenganzira ko umuntu mu Rwanda ushaka gushinga ishyaka rishinga amasosiyasiyo ya droit de l'homme akavuga ku buryo bwemewe n'amategeko amaradiyo akavuga nta kibazo abanyamakuru ntibafunge icyo gihe referendum tuzayemera nta kibazo ariko ibyo ntabwo biri kuri Kagame kuko nawe ejo bundi ahura n'abayobozi yagaragaje ko abayobozi badakora neza ntabwo rero biri kuri Kagame urashekeje cyane hari umuntu ubushize wambwiye ngo wanditse mu kinyamakuru yandika ngo Kagame maze imyaka 11 agosorera mu rucaca 11 yavuze 11 kubera ko amaze imyaka 11 ato ngiyo nambwiye nti niba amaze imyaka 11 akosorera mu rucaca nuvuga ko hari ibintu biri bishoboka inkoko akoresha gosora irapfumutse niba inkoko gosora akoresha gosora ipfumutse rero yagombye kuhindura iyo nkoko agashaka inkoko yindi niba atari atabona ko inkoko agosora mu caca kubera ko inkoko akoresha cyangwa intara akoresha yacitse yagombye kugira gute kureka ubwo nuko ko ntaga ikibazo ari cy'inkoko cyangwa intara ni ikibazo cy'ugosora icyo gihe rero bahindura ugosora ari we ndavuga niba Kagame adashobora kumenya ko nyuma y'imyaka 11 abantu ateka badakora icyo babwira akiyemera imbere y'amahanga imbere y'abanyarwanda bose yuko
ibintu bamaze imyaka 5 basubira mu bintu bimwe buri munsi buri mwaka ntibabikore, yakomeje kuvuga ati nge birananiye, ninge commandant en chef, ningiye buriza ingabo zanjye, ningiye ubura abanyarwanda, niba ministri bananiye nuko nashoboye kuyobora. Ese ubwo icyo si ikimenyetso cya mbere kitwereka kananiwe nawe atangiye kubyivugira? Uwo musaza wamuretse akicara akaruhuka kandi abanyarwanda bahari bashobora kuyobora igihugu. Abanyarwanda bari hese ko namwe muvuga muri hanze? Ntago turi hanze gusa, yanese tukubwiye ko uwatubwira utiye mu Rwanda twabyanga. Ndagomba kubabwira se, ejo bundi twagira mu bwashatse kujyayo baramwemereze. Ndaguha urugero rw'Ingabire yarigiye baramwemereye, bamwemereye kujya mu Rwanda ko agezeho byagenze bite. Ndaguha urugero rwa Mushayidi ubari he, ufata umuntu umucika cumu katira burundu uvuga ngo arwanya genocide. Ibyo bintu wabitinyuka kubivuga? Ni ikerekana yuko ntago bifuza ko ari umuntu uva hanze ngaza avuge, barifuza ko hava hanze bayevode, ko hava hanze bakaje guhakwa, baza bakicara bakaramya Imana yabo. Ntago rero ibyo tuyatujyana, byo twakemera twigumira hangaha. None we ntabwo dukeneye kujya mu Rwanda, abanyarwanda barahari bahagije bashaka kuvuga ijambo abanyarwanda bakubumva, bashaka kujya imbere y'abandi bakabayobora. Gusuzamuye umutwe barawuca, icyo kibazo kandi nta muntu udatinya gupfa. Ese urashaka kuvuga ko Kagame imyaka 11 amaze atorerwa kuba president wa Republika atajya abona ko abo ngabo ukoresha bamubeshya, cyangwa twavuga ko bamubeshya? Ejo bundi mu nama yerekanye ko asa nk'atunguwe kandi nka rubwa mbere ayibonye, ariko yatubwiye ko ubwo yivugiye ko hashize imyaka 5 baza mu nama bavuga ibintu bimwe kandi ntibikorwe. Yatanze ingero nyinshi, avuga ba Musoni, avuga ba Fazire, avuga ushinzwe RDB, ariko bose nyuma yaho nta numwe wigeze agira icyo abona. None se niba abo bantu badakora akazi bashinze kandi bakomeza muri ako kazi, ikibazo gifite ninde? Na batabikora cyane ubayobora. Noneho reka kubimbwira bwira Kagame. Kagame cyo mbwira nta kindi nuko nta muntu numwe utagera ahantu nanirwa. Kagame ashobora kuba yakora igihugu neza kandi ntago ndi mu bantu bemeza ko atakoze ibi byose. Hari ibyiza yakoze, hari ibintu yakoreye igihugu bizima, hari n'ibibi yakoze. Nibyo biko bigenda mu butegetsi, umuntu akora ibyiza ariko ashobora no gucika akora nabi. Niyo mpamvu bakizo ziri amande ebyiri, we kutagira umuntu uzirenga, kuko iyo uzirenze utangiye kunanirwa. Guteka igihugu ntago ari ikintu cyoroshye. Kubona igihugu cy'ima miliyoni 11 uziyobora umuntu umwe ko yatwibwirije ubundi ko nkari uyobora wenyine, ntago ari ikintu cyoroshye. Birasajisha kandi iyo umurebye nawe urayibona uko yaje mu 19 kanangana asa ntago ari kagisubungu ubu. Biragaragara neza kuri musaza naniwe. Niba naniwe rero tutwamugiye inama yo kujya ku ruhande akicaka ruhuka akajya mu kiruko kizabukuru nk'abandi, maze akicara akareba uko abanyindi banyarwanda batanga umusanzu wabo uko bayobora. Erega wenda yawe umujyanama akabagiye inama kabwa ati nyamuntu bitwabikoze nabi, twagosoreye mu caca imyaka 11, ariko mwege muzarebe ntimuzajye umwaka wa kabiri mujye mukora revision, mujye mukora evaluation, murebe niba mutagosora mu caca, noneho ibintu bigere neza. Nicyo bita naribonye nabi, naribonye niyicare abandi banyarwanda bakomeze. Twarize abandi banyarwanda mu Rwanda barize, abanyarwanda barayoboye, abanyarwanda bashoboye kuyobora barahari. Nta kindi tumusaba, naho abanyarwanda amahoro, nareke umuntu yisanzure, nawe ubwe bizamufasha kuko icyo gihe hazajya nabazisanzura, aho umusenateri nk'abandi, aho umudepite nk'abandi, yicara ruhuke. Ntago kuyobora igihugu ari iby'umuntu umwe, kuko ubu ngubu bagomba kumenya ko niba abwira abanyarwanda ngo bavuge ko navo baziyahura, ndumva napfa haziyahura abantu benshi. Kandi Kagame ntago ari Imana, ashobora gusaza nk'abandi bose. Uriya nose iyo tubeshye umuntu ngo navo tuziyahura kandi baramuhunganya afite imyaka 3, abantu ntibiyahure, kuko abayivuga benshi nabo nyafite imyaka irenziye, nyamara bamucikana ahunga ntago biyahuye. Ni ukuvuga iki kwa mubeshya? Nicyo bita gusura mu caca, abwira abantu ngo mukore ibi ntibabikore kandi bamukomeye amashyi. Uko ni gusura mu caca. Niba arabona ko agosera mu caca imyaka 11, nababarira abanyarwanda n'urubyaro rwo rutekereze, ajye ku ruhande ruhuke, abe senateri cyangwa se abe ambutsumani nkuko bivuga, cyangwa se akora ikindi kintu ashaka kumara abanyarwanda kandi kazi. Ntago ari umuswa n'umuhanga, kuyobora igihugu n'ubuhanga, ariko ubuhanga imyaka 20 uwagagaye. Kandi biragaragara neza ku maso yagaragaye yavuga, biragaragara yagenda, biragaragara kananiwe. Donc turamugiye inama yo kuruhuka hakiri kare, agifite imbaraga akajya ku ruhande akagira ikindi kintu amara, kuko natinda bigenda bite? Aho umuntu atinze cyane ahatibara. Murakoze. Murakoze.